nukuri urasekeje nawe. nakuze uyu munsi ibyo rwose. ariko se gira mwe ndakumva. sindi kugukoresha amakosa koko. mba naretse nkaza kukureba igihe kitari icy'akazi. reka twiganire ntitwaye duherukanye nawe. akazi si ubundi kazashira ko n'uwakise akazi atakarangije. wa mugani. ikindi kandi iyo utakishe ko karakwica. ibyabyo. njye rero sinkeneye gupfa. ubuzima buracyandyoheye pe. yewe ubwo nyine ntawe kwiyobora hano. njye rero umukoresha mfite hariya ntatuma mirana amacandwe. yego kuri we ngo akazi niko ka mbere. da telefone twemerewe kwitaba ni iz'akazi gusa. ntawemerewe gusohoka amasaha yo gufata amafunguro ataragera. mbese dufasha amaraso. watwihera umukoresha nk'aya rwose yaba tudahagije. yewe nanjye rero buriyo ngeze imbere y'abo nkoresha ndishaririza kugira ngo batajenjeka akazi kagapfa. yego hano nta wamana ngonisha akazi ariko mba nkeneye umusaruro ufatika. cyakora dufasha abakiriya nabi rero baducikaho. cyakora sosiyete yanjye igahomba kandi sinshaka ko Fabiana ansuzugura ngo yinjiza menshi kundusha ngo ntiwungize. umugabo wawe mbona ari imana y'u Rwanda. ibyo banza atabitekereza rwose uramukekera ubusa. gusa nanone iyo umugabo akora wenyine aragusuzugura da. sinatinya kubivuga. ibyo wakora mu rugo byose ntiyabiha agaciro mu gihe umusaba umwenda ukamusaba agakarita ukamukeneraho itike mu gihe ushatse kugira iyo ujya. si nk'ibyo se navugaga nyine. ese we wamenye ibyabaye kuri Nyiraminani? byabaye kuri Nyiraminani? reka ngo byamugendekeye bite se? burya rero kuva yakwimuka sindamusura singipfa no kumuhamagara. nawe nyine ukunda abahari nk'abanyamujyi bose. aya shatse uko bimeze. ahubwo nyine ubuzima bwo mu mujyi ntawe urabuzi. umuntu aba acaha agaca hirya ashakisha imibereho. rero iyo utakibona umuntu kenshi nyine usa n'umwibagiwe kandi atari uko umwanzi ahubwo wihugiyeho. aha ntibyoroshye. none se nyine ngo Nyiraminani yabaye iki? wa mugabo we twitaga Imana y'u Rwanda yagize atya yadukana ingeso y'ubusambanyi nyabo. reka ntibishoboka rwose ibyo bintu. karonkano nzi se ibyo nawe yabikora? ariko we uzi ko barwubikamo bari babarwubura ingeso? oya uramubeshyera rwose. uretse se ndacyazi kubarira nyine. Nyiraminani nyine yananiwe kubyakira amera nk'ugwiriwe nijoro. ubwo rero atangira kujya yiyahuza inzoga maze agataha yasinze ye ndetse agira n'aho atangira gutera amahabara y'umugabo akabakubita. yego nyagasani Nyiraminani arwana? sha burya nta kifuheri takoresha umuntu. baba data we. karonkano rero nawe byaramurenze nyine akajya ataha arwana. mbese iwawe wahinduka akaduvayo gusa ndetse byaje kugira n'aho ataha urwo arigendera. baba data we. ndumva umuvandimwe yarahuye n'uruva gusenya pe. gusa nawe yabyitwayemo nabi. nta mugore wasinze rwose. agahwa kari kundi karahandurika. nta byagahwa. ntumucire urubanza rwose. wenda we wari gukora n'ibirenze gusinda. ahubwo sha uzaze tumusure. ahubwo se ubwo si ukujyayo ukwezi ko hapfuye umuntu akabona uko amushyira agasukari k'abana. ugira ngo se amafaranga niyabuze muri iyi minsi ahubwo wagira ngo izo ngeso zose umugabo aziterwaga n'umurengwe. amafaranga rwose arayafite ahagije. ahubwo akeneye umuntu umutega amatwi akumva agahinda ke akamuhumuriza. tuzagiye tumuhumuriza abone ko atari wenyine. yewe niba ari uko bimeze reka tuzamusurije ubundi mu mpera z'icyumweru. yego gahunda niyo rwose. niyo pe. ariko sha nibagiye kukubwira ko bagusutse neza pe. ariko nawe ndangira wagusutse nanjye abari uzankoraho dore n'ubundi ibi birashaje. ariko ntugakabye. ubwo kuko ibyo bisuko byawe bibaye iki? uvugishije ukuri uretse gushaka kwangiza amafaranga. oya reka bimara ukundi kwezi uzabone kubikuraho. maze ubwo umugira nibwo butuma mudakira. none ko amafaranga nyakorera se ubwo ntakemuye iby'ingenzi mu byo nkeneye naba mvunikira iki buri munsi. ngomba gusa neza hata abakozi banjye batazanyuzamo ijisho di. ikindi kandi ngomba kugira itandukaniro n'abariya abaturage b'abashomeri duturanye. yakobaharira. reba nk'uriya utuye imbere y'uwo witwa Mukarugwiro.
ni umuturage mubi cyane. aba yambaye utwenda twacitse tudodesheje nabi, inkweto zo ku bwa nyogokuru, umusatsi bw'ubujwira atanasigamo utuvuta, mbese ntiwamenya ko yakandagiye no mu ishuri. ngewe rero ngomba kwifata nk'umuntu wize ukorera amafaranga ahagije. ndakwemeye rwose. ko nyine nagize ibyago ngahura n'umugabo w'umushoferi utazi kurya ubuzima. ntashobora kwemera ko tunatemberana ku mazi, ntitwajya mu kabyiniro. icyazi ni ukureba imipira ubundi agakurubana na bya bisi gusa. ntukansetse nyiramwiye. ubu koko ku myaka yawe uracyashaka kurya nk'abana? narirya. ubwo ntuzi ko ufite abana bari hafi gusoreka no kuba inkumi, warigira nabo bakarirya. gusa wajya muri ibyo ukabona umwanya wo kubitaho no kubaganiriza. mbaganiriza se mbaganiriza ibiki? kandi ibyo bakeneye byose mba nabibahaye. bafite ibitabo byo gusoma, imikino yo kubafasha kuruhura mu mutwe nyuma y'amasomo, ndetse n'amafilime ajyanye n'imyaka yabo. mva mu kazi naniwe, sinajya mu nduru z'abana ngo mbivemo rwose. ndumva unaniye. yewe reka nkureke wakira abakiriya, ndumva bakomeje gukomanga bataza kurambirwa cyangwa bakinubira ko babahaye serivisi mbi. yewe reka nakira abantu, ubwo gahunda niyo. niyo nta kibazo. nizere ko ntazagombera kukwibutsa. turarangiza kumesa se muvandi? kugira ngo se shaka kumesera abana biroroshye, biyanduza nk'impinja. reka nze ngufashe turangize vuba twiruhukire. ariko we ntumabuja ko adaheruka kugutuma ku isokora. nawe se ntakikwizera nkanjye? yabura ate kunyizera se kuriya mwifitiye mu biganza. narangije kumwigarurira neza, uriya ntiyamenye ibihari n'ibyashize kuko ntajya agenzura. ahubwo nyine uze kwibuka kwandika urutonde rw'ibikenewe ntataha turumuhe. dore ejo ni umunsi w'isoko, wenda azahita ntuma, si byo se? n'amasegonda yari yanshiranye kandi nkumbuye kuganiriza umwana nihebeye. hoshi wawushize se ntiwari wasaguye menshi? ubwo koko wabuze 500 ngo ugure amayinite? ayo mba nasaguye barayange we, nyongera kuyo bampemba no kuyo nkora mu mifuka y'imyenda ya databuja niyo nameshe, ubundi nkayazigama. cyakora wowe ni wowe uzi icyakuzanye pe, ko nta mikino ugira neza. ariko imirimo nshinzwe yose mba nayikoze neza kandi sinjya mbasaba kunyongeza nubwo nzi ko batabyanga. ubwo rero mba ngomba kwihemba. ariko utambeshye, iyo wagiye ku isoko koko nka buriya usagura angahe? biterwa nuko nsanze ibiciro bihagaze nyine, ariko kuko mba nagiye ndenzaho ku ngano y'ibikenewe sinatana munsi y'ibihumbi 10. nk'ubu dukoresha uduti 6 tw'isabune ku kwezi, ariko nandika ko hakenewe nk'8 cyangwa 9. amafaranga y'utwo 3 ndengejeho nkayakubita ku mufuka da, nkoresha litiro 5 z'ubuta ku kwezi, ariko nandika ko hakenewe 8. ubu wayize 3 zose ndengejeho nkayakubita umufuka nkahita njya kuyabitsa kuri banki. uzi ko wihemba rutakurayo ukorera. maze disima ujane n'umudabagize kubi, nta kubara n'ukuyabara yaguhereza gusa neza wagira ngo arayatoragura. cyakoze sinjye gukubeshya, uzava hano wujuje inzu yawe pe. none se ko ntabashije kwiga ngo nanjye nicare mu biro nk'abandi bose, na duke twari kumfasha ko baduhuguje data wacu batiteye ko yari yatubiriye icyuya. urumva ntirwanyeho nazabaho ne koko. cyakoze ibyo bintu iyo bivuze buri gihe nanjye numva ngize umujinya ukaze. kuki koko abakire batagira impuhwe? umuntu akaba afite ibimusagutse aho guha umukene, ahubwo agaharanira kumurya na duke yari yifitiye. uko se ntacyo, ariko umunyarwanda arivuge ngo agacumu kazaguhora ntumenye uwo gacuze. igishimishe ni uko hari abo mbona bameze nk'ayanka ntarabonaho ikimasa ngirigata ubugi bw'intorezo. jya wimanganya muvandi, burya ugaragaza uburakari vuba ari umupfapfa. abantu rero iyo ushaka kubihimuraho neza, urabanza ukabinjiramo ukabikundishaho, ndetse ukabitwaraho neza, icyizere cyabo bakagiguhundagazaho, maze ukajya ubamunga gake gake bakazashiduka barundutse nayo warandurutse. ariko kuko rura muvandi karame, komeruka wize 6 abanza gusa, ubwo bwenge bwose kuko wabukuye. sha icecekere, ishuri rya mbere ni abantu sha, nuguhemukira tumuhumuka amaso ukamenya byinshi. wowe tuza gusa wirebera uburyo umunyarwanda nzamurya nkamuheregeta ntarabukwe, nagira n'akanuna amenya nzaba namaze kugwiza, nzahita amwereka munsi y'ikirenge, urumva ntazamenya n'aho nshakira. cyakoze nanjye ujya upfa kunyibuka unyihereho duke. ibyo si byo mbwiriza muvandi, wari wabura amavuta se cyangwa umwenda? ahubwo nizere ko uhembwa ubika, ukazashaka umwuga wiga ukazibeshaho nuva hano. kubita imfubyi wibwiriza kurira. ese rura
wanje buriye ko nshonje we uzi ukuntu biri guhumura neza nk'ibiryoshye cyane. ariko inzara yawe ntigishira nyirama, mfite ubwoba ko nusubira mu cyaro bizagutonda. Umuntu utangira kwayura saa 5 kandi ubafashe icyayi n'umugati mu gitondo, ubwo uzajya ubasha gucyura umubyizi koko. Niyo mpamvu nyine nanjye ngomba gushaka umwuga niga kugira ngo ntazasubira kwisuka. Sibyo nakubwiraga se. ese nturasinzira? Oya, nari ngutegereje hari icyo nifuza ko tuganiraho. Icyo kintu kubanza gikomeye sheri. Ntabwo gikomeye. Ukuntu uba uvuye mu kazi unaniwe n'ibyo kurya mba mbona ubiryo usinzira. Ngaho mbwira icyaguteye kwirengagiza uwo munaniro ugategereza ko ndangiza kureba filime y'isaha n'igice. Rega nta kidasanzwe madaha. Ni ibijyanye n'urugo rwacu. Ariko se wowe ubona kumara uyu mwanya wose ureba filime ari byo? Urandenganya, sinari namenye ko nkeneye rwose mba naje kare. Ariko se koko umuntu ungana nawe ugomba kwibutswa inshingano zawe. Mu ruganiro naho duhurira n'abana, icy'ingenzi kitureba twembi tugomba kukiganira twiherereye. Siko bimeze? Ariko iteka uza kuryama njye nasinziriye, ukazinduka yarubika witegura ujya mu kazi, ubwo se urumva tuzabaho gutyo tukagera kuki? Nyine wowe igihe ufite icyo ushaka kumbwira ujye umbwira nzi. Wowe ntiwaza. Cyangwa utahe kare tukivuganira. Kuko iyo ngeze imbere ya televiziyo rwose guhaguruka filime itarangiye ni ikizamini ntatsinda kenshi nawe urabizi. Izo filime se ziranduta? Ntumvugira ibyo ntavuze mugenzi wanjye. Ariko umuntu wese burya agira icyo akunda. Nibyo. Nawe iyo urimo kureba umupira urabizi ko nta kindi uba witayeho. Ariko reka ibyo twe dukubitindaho ahubwo mbwira icyo wanshakiraga ubundi turuhuke. Mva reka nkubwire. Nibi birimo byo nashakaga kukubwira. Ibyo nabyumvise kandi nduva bizakemuka. Ikindi ni ikizi. Ikindi nacyo kijya gusa nibyo. Mbona utakinyitaho rwose. Ntukimenya imyambaro yanjye, sinzi ibyo uhugiyemo. Aho urambeshyeye papa Kri. Rurangwa narabimusobanuriye neza. Azi ko imbere y'ibintu byose agomba kumesa imyenda yawe n'amasogisi. Akuza inkweto, nyuma agatera ipasi. Kandi rwose uriya musore mbona aciye akenge. Akazi ashinzwe rwose agakora neza. Sinumva rero impamvu uvuga ko ntakwitaho. Ariko niko wamukuri. Uru rugo ni urwawe cyangwa ni urw'abakozi? Utekereza ko ibintu byose abakozi bagomba kubigukorera rero? Ariko ubu simaze iminsi nsanga ayo masogisi uvuga nta na rimwe yifite iryaryo. Niko ndakubaza, umukozi se ni nawe uzamenya ko yatakaye cyangwa ko yashaje ngo ngurira ndi? Nsubiza none. Ibi nabyo rwose birandambiye pe. Ndakenera amazi yo kwiyuhagira ngo nimbaze umukozi. Nakene n'icyo kurya cyangwa icyo kunywa ngo nimbaze zabakozi. Hanyuma se wowe ukora iki nk'umugore mu rugo? Uravuze ngo nkora iki koko papa Kri? Ndakubajije nyine. Nukuntu mba navunitse ngira ngo urugo rwacu rutere imbere. None uratinyutse urambaza ngo nkora iki? Fonika. Simbyuka ngenda nkaza ijoro. Nibyo. Uzi ko buryo urinda shima koko. Izo mvune zawe se zimaze iki ko utanakurikirana ibyo wowe wavunikiye nibura ngo umenye uko bikoreshwa? Papa Kri, reka twubahane. Urabizi ko mvunika kukurusha ndetse ibiri mu rugo byose biva mu ntoki zanjye. Icyo nicyo nkandagize. Sinumva rero impamvu wararushakuriza ngo ntacyo nkora. Ariko njye narongoye wowe sinarongoye umushara wawe nyiramwe. Urabizi nabyo? Nanjye ndahari ariko ntaho nagiye. None ubwo hari se ko utari warabonye ko ndwahise mu mugongo? Nyine urabona ntiduherutse kujyana mu rwiyuhagiriro niyo mpamvu. Ubundi se wowe wabiguye n'iki kwirwahera? Undi wabimbwiye ninde se? Nabiguye na Karera. Ejo bundi ngiye gukoresha massage. Nukureba ko wayivuza rero utazayinyanduza. Erebe uraje reka. Ubwo uraje umakato ngo ntazakwanduza. Utazanyanduza rwose. Ubu se nge ndiyanze di. Ariko uzi kugendana ibibara mu maso ukuntu bitera isoni. Ahubwo umva ufate yawe base ufate n'ishuka yawe wenyine. Icyakora urumwirase wa mugore. Yasubwirase. Erewe. Kumbona unena gutyo se ndi umugabo wawe. Ubwo usanze umuntu arembeye ku nzira wamutabara cyangwa wakwikomereza? Simbizi papa Kri, byaterwa nuko ameze. Ubwo sabaye ari nk'abandi batamesa ntibanakarabe. Baba bambaye imyenda yuzuye inda n'imbaraga sa. Ntiwamwikoze. Nawe ari wowe rwose bene uwo ntiwamwiteza ntumbeshye. Cyakora urashoboye mada. Urashoboye rwose. Gusa ushatse wacisha make kuko amafaranga ni amashyitsi. None watunga menshi ejo akayoyo kugasigara nta n'urupfumuye. Icyo niko se Mukarugwe? Karame. Niko ye. Ko mbonye ikiraka kintunguye kandi nkaba numva ntari bukireke. Urihangana ujye kureba uko byifashe mu mirima cyangwa urabisubika tuzajyane nabonye akanya? Oya sinakomeza gutegereza iminsi irimo kugenda. Ubaha igihe cy'ibagara kiraje. Cyaje byo da. Wowe ugenda ushakisha y'abahinzi
reka nanjye ngereyo ndebe uko byifashe vugishe n'uriya mugabo twatumye kudushakira ifumbire. nuko mugore mwiza njye washatse neza abandi barabeshya yewe nuko mabukwe na data bukwe batakiriho ariko uzabashakira agashimwe rwose kuko babyaye bakarera neza kuko inkwano natanze rwose mbona idahagije ku mugore w'umunyabwenge nkawe rwose oya ariko nawe rwose ntukajye umvuga ibigwi ntafite. urabifite ariko icyo mba nakoze kitari mu nshingano zanjye se n'iki ku buryo wanshimagiza bigezaho. sigaho kwigiza nkana mukarugwe ubu se nta bagore ubona ibyingwa zabo biba bitabareba habe namba utagiye kure reba nk'uyu muturanyi wacu aba yibereye mu kazi gusa ibibera mu rugo iwe mpamya neza ko batanabizi kuko abimenye burya yagira izindi ngamba afata. ese burya nawe urabibona? niko uretse nanjye n'abandi baturanyi bose barabizi ko Fabiane na Nyiramwiza bose ari abagabo mu rugo. ikimbabaza nyine ni uko habuze n'umwe waba intwari ngo yegere Nyiramwiza amugire inama arebe ko yahindura imyitwarire akaba umugore muzima. ariko nawe wirengagije ubugare bwa Nyiramwiza. ninde se wamwisukira yarabonye uburyo ubushize yandagaje umuyobozi w'umudugudu amubajije impamvu we hataba akarima k'igikoni. ibyo se byabaye ryari noneho ko ntabimenye? ubanza kuko byarabaye utarinda. reka da hari ubwo umuyobozi yari arimo kugenda asura ingo nyine nuko ahura na Nyiramwiza mu mahuriro y'inzira amubwiye ko yifuza kumusura. reka undi amusubizanya agasuzuguro kenshi ngo namubwire icyo yamushakiraga ngo afite gahunda nyinshi ngo ntiyasubira inyuma ngo ubutaha kandi ngo ajye aza yamuteguje n'ibindi byinshi. umuyobozi rero ngo bamubwiye ko agomba kugira akarima k'igikoni mu rwego rwo kwimakaza imirire myiza. undi baramuzamukanye ngo ntimukamenyere ngo ntimukambwirize iby'imirire myiza ngo ntawe iwanjye n'umwe wigize arwara bwaki ngo izo mboga bavuga rwose ntiyigize abura amafaranga yo kuzigura ngo nta n'uzirya kumurusha. ngo ubwo aba yabuze icyo amara ngo akererwa abunga mu ngo z'abantu ababwira ubusa. yego nyagasane ubwo se yaratinyutse abwira umuyobozi atyo? yarabimubwiye rwose. uyu mugore ko numva ashaka kwigira intakoreka se nuko ari Mukamana ucisha makeya iyo yigira atyo se kuri Marcel ngo arebe ko bitamugeza kure. yewe twese twarumiwe tugerageza kumukosora ndetse dusaba na Mukamana ko yazamusabira ibihano mu nteko rusange y'abaturage ariko arabyanga aravuga ngo tumureke isi zamwihanira. nakumira ni ukuri harinze ko nzakubwira ukamwegera ukamuganiriza none rwose nuko ateye. nuko rwose dore ejo bundi natambutse nyine hariya ku kabari nsanga abasinzi baramutaramanya ngo ni bwenge buke ngo ibye ntawe utabiryaho ngo ntacyo yitaho. rwose numvishe mbabaye pe ngo hamuhingiye cyo kora ngo nta wundi wahingira ngo uhinga imibyizi 5 ukamwishyuza 7 ngo utera 10 ukamubwira ko wateye 15 mbese ngo uko ayakorera ngo ni nako yapfusha ubusa. baramumenye ariko rero njyewe uburangare bwe ntacyo bumbwiye ariko nanone ntago namuganiriza pe kereka nkawe nyine umutinyutse kuko uri umugore mugenzi we wenda naho umugabo se reka yewe uriya sinamwikorereza da ntabwo agiye kunyandagaza mureke wa mugani njye menye iby'iwanjye menye ibyawe wa mugore we ahubwo wenda wazashaka uburyo uganiriza umugabo we nawe agahana umugore we. umva mbese uramutinya ukanshora reka singiye kwiteranyiriza ubusa Fabiane atazagira ngo mwangira umugore cyangwa ndashaka kumusenyera. reka nkubwire Mukarugwe reka tujye tumenya iby'ingo zacu bariya nabo bamenye ibyabo cyokora umunsi batwegereye bakatubwira ibyabo bakadusaba inama tuzazibagira bitabaye ibyo nzajya amenya iby'iwanjye da ashwe ntawe ngiye kwiteranya. waramutse madamu? waramutse papa Clean. ko wakangutse Kalise noneho nawe urajya ku muganda? reka njye iby'imiganda n'amanama buriya mbona ntabyiviramo cyokora wowe ujya ubijyamo mbona ushirika ubuti igihe nawe utabonetse cyangwa ukumva nta mbaraga zo kujyayo ujye ubaha bya 5 by'insimbura mu byizi basaba. ariko ni kwa mugore we iyo uvuga amafaranga n'uburyo uyangiza
siko wagira ngo ntaba yakuvuna. Ubwo urumva buri kwezi wajya utanga ibyo 5 by'umuganda ukazabivamo. ariko amafaranga abereyeho kudutunga papa Kiri. Niba umuntu aba amaze iminsi agenda ataruhuka, ubwo urumva utanze 5 ukaryama ukaruhuka waba uhombye koko? Wa mugore wesha, njye hari ibyo uvuga cyangwa ukora nkibaza niba ari wowe cyangwa ari undi bikanyobera rwose. None surirwa hano ahubwo. Oya, hari umuntu twanye gahunda ugomba kunsuka kandi hano ntahazi. Ubwo rero jye uza hatuye ndamusangayo. Ariko akanakumira rwose. Niko igihe cyose utagiye ku kazi kuba ufite izindi gahunda wumva uzita ku rugo rwawe ryari ko kwamba. Ubuheruka kwicara n'abana bawe ryari? Imyigire yabo uzi uko ihagaze? Ariko urugo rwanjye nta kibazo rufite papa Kiri. Ibikenewe byose abakozi baba babimbwiye nkabaha amafaranga bakabigura. Yewe n'aya masogisi wavuga gukeneye narayaguze, ubu ndakeka nta kibazo gihura nacyo. Naho iby'imyigire y'abantu uvuga rero siko nta kibazo bafite, kuko babaye bagifite rega babimbwira. Bafite ibitabo byo kubafasha rwose. Ibitabo ariko ntibihagije, icyo ujye ukimenya. Umuntu aba agomba kugeraho biga bakamenya uko bitwara mu ishuri, ibibazo bahura nabyo. Nta mwanya wo kugera ku mashuri yabo rwose nabona. Ariko nibwira ko habaye hari ikibazo abarimu babo batabura uko babitumenyesha. Bafite ikayi y'itumanaho, bafite nimero zanjye za telefoni, ubwo se babuzwa n'iki kubimbwira? Umva mbese ubu se ejo bundi sinagombye gusiga mparitse muri gare nkigirayo, mwarimu wabampamagaye. Ntiyambwiye ko waguhamagara ntumwitabe? Niko ndacyakubaza, iyo kayi y'itumanaho uvuga se hari umunsi batayandikamo uyirebamo? Wayirebamo ryari se kuba wibereye muri za filime mama? Ni ikibazo cy'isi ubundi ubwo bagombye kuguhururiza. Arewe ikibazo ki? Tega amatwi nkubwire, abana ntibakurikira neza mu ishuri, icyo ni kimwe. Ntibakora imikoro yo mu rugo, urumva? Bajya ku ishuri bambaye imyenda itameshe. Reka ngo iki? Hari n'ubwo baba batakarabye, imisatsi yarabereyeho, inzara zarashokonkoye zuzuyemo n'imyanda. Ubundi baba basinzira mu ishuri, babaza bakavuga ko bashonje. Ntibishoboka. Uriya mukobwa yabashinzwe iki muri urugo? Muretse araza kunsobanurira icyo yirwa akora. Araza kubisobanurira neza. Ahubwo se wowe ukora iki? Ibyo nibyo dore nkora nkubwira. Nzageza he kukubwira ko urugo atari urw'abakozi? Urabura gukurikirana uburere bw'abana bawe ngo umukozi ajye bimenya. Umukozi se azanabafasha gusubira mu byo biga no gukora imikoro. Sinari nanze gukoresha iriya njiji y'umukobwa se ugahatiriza ngo ubona akwiye kugirirwa impuhwe. Ubwo rero nuko bashakira umwarimu wo kubakurikirana hano mu rugo. Urumva umwanya wo kubigisha rwose je ntawo nabona, singiye kukubeshya. Ntawo nabona. Akabe gasekwa nk'akeza koko. Ariko nkubaze, amafaranga akoshye umunsi yashize uzagira ute? Ibintu byose no gushaka babikuruka bishyura amafaranga niyo ukize imbere rwose. Nzaba nduri ibyawe. Niba hari amajya hari cyakora genda nkorera umureti nirire nigire ku muganda. Reka nze mbwira Ruranga ukore vuba vuba. Ariko urasubiriye. Ariko nzafatwa nk'umugabo ryari? Ngo nitabweho n'umugore nashatse. Ndakubaza, ibintu byose nzajya mbikorerwa n'abakozi. Ariko njye ubu rwose nayo urwego nzagufata. Ariko ntugacike kuba nawe. Ije kuba. Ubwo urumva umukozi kuba yagutekera ari ibintu bikomeye cyane. Uhari. Si cyahemberwa se. Come close sweet yo nkubwire, ese wabuzi ko nzonze mami, nukuri sinyiriho, oya njye sinibuka uko nabagaho ntarakumenya. Bite ko ndeba werekeza igikonesha Chris? Ninje kureba ko warangije akazi ngo dukine dame tonto. Ndumva narambiye kuguma mu nzu njyenyine. Akazi burya nikajya karangira nako umuntu ahitamo kwihakanya ko kuruhuka. Ariko n'undi siniteguye gukina nawe kuko ndabizi rwose nta gutsinda ukarira rwose ukaboroga, kandi sinifuza gusangira n'udakoramo. Ariko nawe ntukamfate nk'agahinja tonto. Yego wenda kunsinda wansinda kimwe nuko nanjye nshobora kugutsinda, ariko ibyo kureba byo sinzi uko byabaho rwose. Nagira se ngo ndacyari wa mwana waje usanga atazi no kwiyuhagira. Ariko uzi ko watangiye gukura we, nawe watangiye no kumera ubwanwa rero, mbese ntukiri umwana. Hoya niba uraza neza tonto, ariko niba uba bwinshi nanjye nzajya mbucogesha nk'uko kwawe. N'ubu rero biri kuza da, sinumva se watangiye no kuniga ijwi. Ahubwo se buriya nijoro shika wibivuga we, sigaye nibaza ibimbaho bikanyibera. Ari mama na papa nta n'umwe ubuhari ngo ndamubaza. Icyo kora hari duke twize mu ishuri, ibindi byo mbona bize bikanyikubitaho gutyo gusa. Ahubwo tonto, niba ubizi wansobanuriye. Ngusobanurira iki se shaka njye nakandagiye amakaye n'ibitabo nkabimara.
ariko wowe uri mukuru niba nawe byarakubagaho urabizi ushatse wambwira rero. ibindi se byakubayeho ntibikisha Chris? nibyo kumera ubwoya no kuvuga urujwi runini ibyo numva ntacyo bintwaye, none ahubwo ibyo kuruta nibyo bimbangamira. ubundi nsigaye numva nshaka kwigirira udukobwa gusa kuruta abahungu. ibyo biba kuri buri wese sha, uzagera ubimenyere humura. naho si ibyo kwegera abakobwa n'isoni zawe ntiyizesha aho jya ubirekera ababishoboye. oya tonto, abandi bana sha baba banseka ngo ndikire abakobwa. ntinye no kubyinana n'abakobwa buriya ni uko utabizi. ahubwo mbwira icyo nakora kugira ngo ntinyuke bajye bareka kunsuzugura mwana. wa mwana wese shaho umutenzi uvura ubwoba n'isoni ko bigoye kububona kandi ukaba uhenze, ubwo uzabigenza ute koko? mbwira yewe amafaranga asa hano yarabuze. urumva nyine nzi umuti umuntu anyuza mu mazuru ukakwira umubiri wose, isoni n'ubwoba bigahita bigenda nka nyomberi. ukora neza rero iyo ufashe watumuye no ku gatabi cyangwa se ugasoma kuri ka kanyanga. nkawe njya mbona ukunda umuziki rero wahita uba umuhanzi neza nk'aba bose twumva, kuko inganzo yajya yizana utarushye. nibyo se ntumbeshya tonto? wayashatse nakubeshya we ngo ufata nka murumuna wanjye ntukangireho ikibazo, gusa ndibaza aho wajya ukura ayo mafaranga yo kubigura ashaka anyobera. mu cyumba cya papa hari ahantu nabonye habamo amafaranga menshi. nzajya nsaba papa ntazayanyima. akazi shaka urumva yaguha amafaranga ya buri gihe koko? none se ubu wajya umubwira ko arayikira, wowe ujya ufataho dukeya ntabwo bazajya babimenya. ko kwiba ari bibi tonto. ukoze no kwiba peti ntabwo ari ukwiba rwose. iby'iwanyu se si byo byawe, niba utabishaka kandi uzabireke nyine ukomeze witwe icy'abakobwa. ariko numva ngiye rwose wagenda ukikoreramo. hoya nzabikora tonto. uzi rwose uzabikore. none se uzaho iyo miti igurirwa ngo nzanireho? hano hari udufaranga duke nari mfite. zana mu kanya ninjya ku gasantere ndakuzanira. ngaho usanga mushiki we hariya rero muri filime nanjye ngiye mu gikoni si byose. dina ntawe uri mu nzira niyo mpamvu nari naje kukureba. reka dukine akanya gato dore haracyari karura butera. hava utankoresha urugomo sha wakana we. tuzakina ejo rero nyuma ya saa sita. ubwo burije rwose kandi uyu munsi ndateka inkono nyinshi si byose. nta kibazo tonto, nujya ku gasoko wibuka unzanire kuri uwo muti. mabuja hano ndamufite neza neza, ndamufite mu biganza byanjye. iki gihugu cye ngiye kukigira ikizongwe maze ndebe amafaranga yiratane cyazamumarira. Nyiramwe karame, nyuze hano ariko sintinda. naje kukureba ku kazi, hari akabazo nagira ngo mfashe nuko nsanga utakoze. ntabwo nakoze. ndavuga ndi buze kukureba mvuye ku kazi. ahubwo Imana ishimwe ndabona utarembye cyane. gusa ukuntu wa munyamabanga wawe yari yanteye ubwoba. yewe ndabona ndi gutora agategeda. uretse ko nari meze nabi cyane. kuwa gatanu natashye numva ntameze neza. kuwa gatandatu nzindukira kwa muganga. birumvikana. ariko ngezeyo ndakomerezwa ku buryo bashatse ko ninjira ibitaro ariko ndabyanga. niko kumpa imiti rero. ariko nageze aha nta nkuru mpitira mu buriri. uyu munsi nibwo nageze hanze. yewe ihangane rwose. icyakora kuko ndabona warananutse. ubanza ari malariya urwaye. ariko rero kuva nakumenye n'ubwa mbere mbonye urwara ukaryama sinzi uburyo indwara yaguhangaye pe. yewe nanjye byanyobeye umenya ntangiye gusaza pe. none se ngo akabazo washaka ko ngufasha kameze gate? bose koko umuntu arwaye niwe ukwiye kumfasha cyangwa nijya ukwiye kugusura. mbwira yewe ntabwo nkirembye cyane humura, ahubwo umusibe ejo nzasubira ku kazi. ariko ntugakabye gukunda akazi Nyiramwe. ubu kuko wajya ku kazi umeze uko nkureba uko kagashobora. ubu se wakora iki? wayabanza unywa imiti ukire neza rwose. icyumweru kimwe si cyo kizatuma uhomba. kukabya kutizera abakozi bawe. uwo muramba niyumva. ejo imiti nzarara nkimaze. niba ucya nsindagire ndebe uko abakozi bitwaye mu kazi. ubu ndabizi ubwo amaze iminsi ndahari bararageje bose birirwa kuri telefoni cyangwa bakirirwa mu tugambo. mbwira se nyine ako kabazo washakaga kumbwira. yewe n'udufaranga nari nkeneye. gusa ndumva naba nkuretse ngashaka ahandi njya gupfunda imitwe. reka nta kibazo ndatuguha rwose uri nk'umuvandimwe wanjye. kwiki? urakoze cyane ni ukuri Nyiramwe. numvaga mpangayitse rwose unibaza kuko ndi bubigenze byanyobeye. urakoze pe. ubuse yanguzanye wambwiraga wasabye ntabwo urayibona? hashwida hagiye hazamo utubazo nyine
kugeza n'uyu munsi hari ibitarakemuka neza. koko icyakora aho bigeze mfite icyizere ko ukwezi gutaha bishobora kuzaba byakunze. ariko di nibagiwe kukubwira ikizi ko buri gihe iyo ngeze aha ngaha mbona abakozi bawe bahuje urugwiro cyane, ntibazakora amafuti mu rugo rwawe. ukuntu baba baganira baseka ubona bafite utubanga twinshi baziranyeho. utarebye neza wazashiduka uriya mukobwa yabyariye mu rugo rwawe da. buriya rero igihe sinshobora gutinyuka gukoresha umukozi w'umuhungu n'umukobwa, kuko iyo bamaze kumenyerana biba bibi cyane. ni bakuru nibananirwa kwimenya ni akazi kabo. oya di, ikimpuza nabo ni akazi. mu gihe bakoze ibyo bashinzwe ibyakurikiraho ni ibibareba. usahura n'ikibazo nk'ababara ni Chris cyangwa Dina nabyaye. ariko ntugakabye kwigira umupfapfa nyiramwi. ubu urakeka se ko iyo abakozi bitwaye nabi abana bawe ntibashobora kubafatiraho urugero rubi ugasanga nabo barararutse? oya, abana banjye ndabizeye. ikindi kandi nta mwanya wo kwitegereza amabi y'abo bakozi babo. mba nabazanira udukino na filime byo kubarangaza. nyamara ushatse wajya ukurikirana uko abakozi bitwara iyo udahari. njye nsigaye mbona iby'ubu bigenda nta maguru. ikindi kandi ntukajya ufata abakozi nk'abantu bo hanze cyane, byazabatera umutima mubi bikabatera kuguhemukira. umva Mukamuri, ubwo bukoryi bwo kubembereza abakozi ntabwo ngira. iyo mbonye umukozi ankorera akazi neza ndamwizera ndetse nkamwegurira iby'urugo rwanjye hafi ya byose. tekereza cyane ko nanjye mba mugiye mu bya sosiyete yanjye. ariko kandi iyo mbonye utangiye kuzana imikino mu nshingano nagushinze ndagusezerera ukajya gukinira mu kindi kibuga. ngaho nyumvira kandi njye ntabwo nakwihambira ku mwana ntabyaye rwose. icyakora ndaza kubikurikirana. oya bikurikirane. nisanga koko abakozi batangiye gukundanira mu rugo rwanjye nzabereka umuryango hakiri kare batazanyigishiriza abana ingeso mbi. ubwo bamaze nyine guhaga, dore ko mba nabahaye rugari bakirirwa bimenamo imireti n'amafiriti. nyamara guhinduranya abakozi buri gihe nabyo si byiza nyiramwi. icyo kimenye akuze kuba umaze kumenyerana n'umuntu akagenda hakaza undi ugatangira kumwigisha bundi bushya hapfa byinshi. ni akazi kabyo. amakosa amwe namwe urayirengagiza kugira ngo murambane. urumva n'abaturanyi rega wabona utamarana umukozi kabiri bagira ngo niwe udashobotse. reka nta mpamvu yo kwizirikaho injiji ngo nkunde mvugwe neza na rubanda rwose. nyamara ntega amatwi. aba nabo bahirwe nzasange batangiye guhimbarirwa iwanjye, nzabasezerera nta nteguza nta n'imperekeza. rwose biraba ibyaha ntibibe amaraso. enda tuzanira izindi nzoga ye. ariko se Fabia ndakumva nikoye ko ntajyaga mbona unywa inzoga nyinshi gutyo. uyu munsi wabaye iki rwose muvandimwe wanjye? ndeka shaba yafu, reka ninywere wenda amasaha araba agenda ngera iwanjye bwije mpita nihina mu buriri. hanyuma zose ugatinya gutaha iwawe hakibona. none se ikibazo ni iki ngo numve ko twakibonera umuti Fabia? iby'iwanjye ni birebire ntiwabyiviramo. ahubwo ntera akanyabugabo twinywera ubundi dutahe, naho ubundi ibindi tubyore. Fabia we kwihata inzoga. reka ninywere. mbwira rwose ikintu cyaguteye agahinda, kuko nsanzwe nkuze nk'umuntu utuje kandi ugira umutima ukomeye. umva rero rwose bayafu, uri nk'umuvandimwe ntacyo naguhisha. urugo rwanjye bimaze kundenga pe. nako urugo rurananiye neza neza. byagenze bitese kandi ko nabonaga urugo rwanjye rukomeye, ndetse ko twese twari tuzi ko ari urugo rw'icyitegererezo rubasha kwihaza mu bikenerwa bya buri munsi rutarangwamo umwiryane. niko Fabia, noneho habaye iki gituma uvuga ko rukunaniye koko? bayavu ni birebire kandi ni byinshi. ngo iki? gusa ikibazo mfite gikomeye ni umugore nishakiye. sinkubeshye, nyiramwiza ntashobotse pe, ntashobotse rwose. ngo twari tumuzi nk'umugore w'umunyabwenge kandi w'umukozera. ni ukumureba agenda abyihoreresha. Fabia niko tuvuga ngo ntashobotse koko. uramenye utaba uri kugendera ku mabwire mugenzi wanjye Fabia. umva reka ibyo nkubwira n'ibyo nibonera n'amaso yanjye. reka taha
ntawangiye mu matwi kandi ngewe Fabiyano ntazi uko nteye dore ko burya ntanakunda kuboneka muri izi nce biza abashoferi ba bisi igihe dutahira ntubizi bayava ndabizi nawe se umugore udashobora kumenya ibibera mu rugo rwe ntamenye uburere bw'abana be akaba yicaye azi ngo akorera amafaranga gusa wumva ari mugore kikoko urimo urabyumva umuntu ukorera akayabo k'amafaranga ariko nta terambere urugo rugeraho nuko yayagusa urumva kugura imyambaro ihenze no gukoresha imisatsi gusa nta kindi ubwo se koko turerekeza barumwiza ukuri koko ayo mpamvu nkubwira ngo ureke n'inywera inzoga n'ubundi ntacyo ndicyo ubwoba rwose kandi iyo ngize icyo mvuga ambwira ko yinjiza menshi kundusha ko ntacyo ngomba kuvuga gusa urumva hari ijambo nkegera koko mba ntarakuwe yewe ndumva byaba ari ikibazo gikomeye niba ibyo uvuze ariko bimeze ni ikibazo gikomeye reka nkubwire ngewe Fabiyano ndanze ibyo nkubwiye niko bimeze rwose simubeshyira Nyiramwiza yigize intabwirwa nako yigize umugabo mu rugo njye ntacyo ndicyo amaye nka rero none se nta nshuti cyangwa umubyeyi ukuze wo mu muryango wabwira ko agufasha wenda ko byahinduka inshuti zose agira se ko mbona ziteye nka we aho ko ari abari baterera iyo ko ari aba kubona gusa bagenda nta kindi cyakora hari mukuru uba mu cyari wabo ngiye kuzamutumaho ndebe ko wenda yamwumvira uzamuhamagare rwose umubwira uko ikibazo kimeze wenda yamuhana nicyo ntekereza ariko rero reka tugire dutahe rwose ntugire irindi cupa usaba warese tukwinywera ariko oya yewe reka ninywera urushunga ndushye n'ubundi ntacyo njya kureba iwanjye kintu utera byeri ahubwo wa mugani wawe kashizemo ahubwo buretse nkubwire ahubwo buriya ngewe nari mfite igitekerezo kandi binyuranye iminsi rwose nifuzaga no kukikugezaho kimbwira rwose ngo uteze amatwi ngewe nta kibazo nyine niko Fabiya ndakumva ufite inzu zirimo ubusa mu gikari inzu waretse tugafatanya umushinga wo korora inkoko niko bayava uwabikoreye inyigo se wumva hano byakunda mfata twakuramo inyungu ifatika cyane rwose byitondere nyine uko nari nabibaze icyumba kimwe twagishyiramo inkokokazi zikajya zitera amagi tukayagurisha icyo ndacyumva ikindi noneho tukagishyiramo amasake tukajya tuyagemurira amahoteli n'utubari bakayokereza abakiriya babo yewe ndumva ari igitekerezo cyiza rwose ariko ntibyadusaba igishoro gihanitse kuko bayava oya ntabwo bikanganye nyine numvaga twatangira nko ku mishwi nka magana ngahe imishwi nayo yaduhagarara ibihumbi nyine nka magana gutyo hanyuma rero imiti ibyo kuzigaburira n'ibikoresho byo kuzigaburiraho nabyo ntabwo byarenze amagana ngahe mbese urebye byose ntabwo nibuka imibare neza byose hamwe n'utundi nyine twakenerwa ku ruhande twakenerwa ntibyarenze ibihumbi nka magana inani ubwo nashaka ibihumbi magana ane nawe ukazana andi nk'ayo ngayo urabimbwiye ndabyumva ntacyo ubwo nzavugisha Nyiramwiza nanyemerera nzakubwira hakoze wowe uko bimeze niko Fabiya imishinga yose ni ngombwa ngo uyibwire umugore wawe abanza kwemerera hari nawe ufite ijambo rirerire wowe ukabyara we none urumva ayo mafaranga ko ntahita nyabonera rimwe ntuzi umushahara w'abashoferi naganiriza madamu wanjye nyine yabyemera akanshakira igishoro erega umushahara ntiwawugaya biterwa n'uko nawe uwugaba nyamara urumva utorohewe rura kutangaye kundi wambaye neza usohokeye ego mana yanjye gusa ko wakubona usohotse atakuze yagira ngo ni wowe nyiri urugo ego ko
have se nawe wikabye urabona mberewe cyane se koko. Ni ukuri pe ye baba we none se we iyo wayiguze ryari kumbona ari ubwa mbere nyibonye. Iyi nayihashye ubwo mperuka mu isoko we. Erega nanjye gusirimuka byambera ndetse bitabuhemu bwa mabuja. Nanjye mba nicara mu biro cyangwa se ngenda nicaye nk'abandi bose. Aha inyurwa n'ukuri muvandi bijya bikunyura rwose. Nta kundi. Ibyo ni ibyahise ubu ntacyo wabihinduraho. Niba ujya unabirota izo ntuteze kuzazikabya. Hanyuma rura Karame werekeje he we? Ubu ngiye kuri banki kubitsa nk'abandi bakozi bose. Nge sugira ngo gukina nabitewe no kubura ubwenge sha. Nuko ntagize amahirwe yo kuvukira mu bakire bigererayo. Icyo ngukundira rwose ntujya wigavu. None se we ubu ntiwatinze? None se nari kuva hano ntacyo nkoze we. Sinshaka ko mabuja azanga yadi. Nabanje gushyira iby'ingenzi ku murongo. Ahubwo nyine ibyo kurya uyu munsi niwe bireba. Kandi ufashe rwose abana ntibaze gusanga bitaratungana. Sinzi igihe ndi bugarukire ariko nizeye ko aho ntaruhambera sibyo? Ibyo nta kibazo rwose. Ariko rero hari udukoresho nkeneye. Nimba bitakwicira imibare wampa nka 5 aho ngaho. Ayo mfite se ko natumyeho Karangwa ngo ze kuyareba ko nshaka ko ari imbaho azanshakira mu isoko. Ntiwakwihangana nkazakurebera ninsubira ku isoko ko n'ubundi ukwezi kugiye kurangira. No kurira singiye kukubeshya birihutirwa. Reba uko ngenza rwose. Okay, ntajya kira ubwo ndashaka ubundi mbigenza. Urakoze cyane muvandi. Reka nyaruke ngira igihe ngarukira. Na cya gisumizi cya mabuja gisanze ntarakizanira agafosi sinagikira. Dore ko iyo kiraye kitakabonye kidasinzira. Rura ntungire ko ari wowe uhora umwana w'abandi urumogi. Ibyo ntubimbwire. Najyaga numva ari umunukaho nkabona yitwara ukuntu kudasanzwe none byose ni wowe ubiri inyuma. Ni koko ko Rura. Ubwo urumva utariguye mu kirira mwana koko. Uzamo hane n'ikinyabupfura gike abafite iyo yarumweye. Ntubona ko agiye kuzamugaza mushiki we koko? Ndarengana ariko ngiye mwene Kayiranga. Umwana yaje ansaba ubufasha. Nanjye rero sinari kumwima kandi byanyifuzaho mbishoboye. Cyane ko n'ubundi nifuza ko nawe yakwangirika ntazagira icyo yigezaho. Yego mwana rero. Wenda nyina yazamenya ko natwe twari abana nk'abandi. Kandi ko na nyina wundi abyara umuhungu. Urumva? Aha, ariko rero nubwo ntazi neza inzi gufitiye mabuja. Nkeka ko itoroshye pe. Kugeza nubwo ushaka kumwangiriza umwana. Uretse nzagutekereza nitonze. Gusa nyine Chris nicyo cyambo kizangeza kukwihorera nshaka. Yego baba rero. Ahubwo nawe itegura umfashe. Wenda nawe uzace kuri kiriya kizungereza cyabo ngo ni Dina sibyo? Ubu se jyewe nabigenza gute? Tuzabiganaho neza dufite akanya gahagije. Ubu ndihuta. Aho reka ngende nawe agira ucane burakeye. basuzumye bo kubabona y'intwaro bazifite. Ese ni wowe Mukaruguye? Ni njyewe. Udutekereje ute noneho ra? Yewe nari maze igihe ntagera hano byo ntubeshye. Ariko nuko mba nzi ko muba mudahari. Andi makuru se ni meza. Bakuzanira agafanta se cyangwa uri nywera icyayi? Niba nyihera icyayi ndumva hanakonje. Dina ngwino hano nkubwire. Ariko sintinda. Ni akantu gato nagira ngo tuvuganeho. Ngira ngo uteze yombi. Ni ibintu maze iminsi mbona hano mu rugo rwawe kandi nkeka ko wowe utabimenya kuko utaboneka kenshi. None naratekereje nsanga ntakomeza kubyicarana. Niyo mpamvu narinje kubikubwira ngo urebe uko wagira icyo ubikoraho bitaragera kure. Gusa nyine ntuze kunyumva nabi. Nta kibi ngendereye. Nuko gusa ntifuza ko ikibi cyakugeraho nk'umuturanyi wanjye. Ese mbwira nyine ureke guca hirya no hino. Dina zanira umushyitsi icyayi. Mbona iby'urugo rwawe byose usa n'uwabyeguriye abakozi kandi nyamara ntumenye uko babigenza iyo baba bari hano bonyine. Uburere bw'abana bawe ntubukurikirana kandi ubona bageze mu myaka igoye. Utababaye hafi rero wasanga bafashe inzira igana habi bikazagorana kubagarura mu murongo. Ufite imirima myiza ariko mbona umusaruro ubona atari wo wakabaye ukuramo kuko utayikurikirana. Iterambere have garukira ngo Mukaruge. Garukiraho. Naringize ngo hari n'ikizima kikugenza none n'ubugambo. Ariko mwagiye mureba ibibareba. Iby'urugo rwanjye biguhangayikisha uri mama, uri mabukwe. Niba ntacyo ufite cyo kumbwira jya wigumira iwawe rwose. Sinabuze abasura. Nakuhaguruka, haguruka umvira aha nta yandi mateshwa nkeneye kumva. Nta soni. Nyamara sinkubwiye nabi mugenzi wanjye ni inama nakugira. Gumana inama zawe ntazo nkeneye wa munyeshyari we. Urambwira igiterambere ry'urugo rwanjye se kuko wondushiki.
genda neza kugusaba ntuzampe urumva ndabikubwiye kandi nyamara iyo ntega amatwi nkarangiza ibyo nakubwiraga byari kukugirira akamaro umumaro ki ariko uba wuzi icyo ukora niba warangije imirimo iyo ujya mu buriri ukaryamaho kuza kunyangiriza akanya ubwo urumva ibigambo byose urimo guhuragura ahangaha nta soni reka nigendere ubwo udashaka kunyumva nta kibi nyamara nkwifuriza ibizakubaho uzabaga bifashe genda cyane ubwo bugambo bwawe urumva iterabwoba ufite ibiki se bizambaho n'ibimbaho ntuza ko mbona uburyo uri kwitwara budasanzwe habaye ikidina wowe wibwirije koza aya masahani cyangwa ni mama wawe wabigutegetse reka ninjye wabyitekereje da mama se ugira ngo ari n'uri hano yagiye kare sinari mbizi none se we byagenze bite ko utari gusubiramo amasomo cyangwa ngo urebe televiziyo nabonye Chris ajyanye na mama numvira ngo nari buke hano mu nzu mpitamo kuza ngo tube tugumanye nuko nawe nasanze wigendeye ewe sinari ngikura ariko niba mukobwa wa hano imbere yaramamagaye ngo mufashe gukamura uburingiti egera hino rero dufatanye hari n'akantu ashaka kukubwira iyo koko ngo ntagacyo ubwo undi yabigutunguye se cyane erega ubusinyura umwana abaye inkumi nibyo ahubwo ubu ndajya ngufasha imirimo tunaganire ntigireho byinshi nabonye unasobanutse ngo utingize nte ntugashinyagure sha nsobanuka ntese ntarabashije kwiga uzi ubwenge rero ahubwo nshaka kunyigisha n'indi mirimo nyine nko guteka kumesa gutera ipasi rekeraho mabuja rero agasanga wunamye mu ibasi umese ugira ngo namukira yambwiye ko imirimo yanjye ari jye ngomba kuyikora ntagomba kumuvunishiriza abana uranyumva ahubwo agira usubire mu nzu hatagira no gusanga ahangaha akazabimubwira singiye kubura akazi kanjye di aha ibyama nawe wabyishinga ubu se nakomeza kwicara gusa niba ubyanze ubwo nzibwira tontora ngo ari ubinyigisha gusa nubwo unyirukanye nashakaga no kugushimira nyine waramfashije ni ukuri warakoze koko ahubwo mama niyongera kumuha amafaranga yo kugura imyenda nawe nzakugura agakanzu ko kugushimira nakoze iki se kandi njye ngufasha ntabwo nsobanukiwe yego nyine waramfashije ubushize se bimwe wambwiye sinarikurikije none nkaba narakize kagera inkuru rero mbwira byagenze bite se nyine nabigenje kumwe wambwiye hari akana k'agashuti kanjye twiga ku kigo kimwe ariko ko kiga mu wa 3 niko dukunda kuganira nyine none ubu sinyiribwa mu nda yewe na bya nini byongeye kugaruka ahubwo sha warakoze kundangira umuti baba we ahubwo se Dina hanyuma se urumva nta cyahindutse mu mubiri wawe Dina ubu umaze igihe kingana icyo utabona nyine nako wumva umeze ute nyine hari igihe mba numva mfite isereri cyangwa ibitotsi bya hato na hato nk'isereri ariko nibiba bikabije ubu sindi ukomanga kandi reka ndewe wasanga ari mwarimu ndumva nifite n'ubutanashaka kwiga reka ngende nigwanditse mubwiye ko narwaye nabasha kwiga uyu mwana w'abandi ntiyasamye koko ko numva yivugisha ngo isereri ngo ibitotsi mwana yanjye we reka ngire nanjye mite nshaka ukumva hano mabuja azirwarize ngewe ntahari wenda nawe yabona salamu musa bite ko wishimye cyane Chris mani wenda kwemerera umuntu w'umugabo cyane byose ahubwo se mani nta mabure ko nashiriwe sinera ko ku gasantere ariko n'amashuri kuba mfite udupfunyika nka tubiri gusa ariko turahenze two kuko ni karite ya mbere aca wana kora umutima amafaranga ni ikibazo hano kwa Fabienne se mani nere mbona umucomo yatubutse nibyo se iyi note se sura y'iryo ukangira mwiza niga ntarebe reka nze nkurebere mani ntureba se urakoze cyane musaza wallahi nari nakakaye byadanje tujye kudutsimba se atagira umuntu tuguha akadutwara humura nta watwinjirira kenyenge musa kubizi hano hari abababiloni bapfa ku isi yitabira mupango ahubwo nyine musaza ndashaka kuzakugurira umucupa ngushimira kuko wamfashije kuba umugabo wabaye umugabo rero cyane rwose ubu ngubu iyo ndi mu bandi bajama ntawumenyera kuko narakamira ibyuki ndabyegereza nkabikaraga kuri stage niyo maze gufata ku muti imeze neza ni inyabya geto z'amashubi nkakora kasi kose nshinzwe ubu ntawakongera kunyita cy'abakobwa ahubwo mu minsi iri imbere ndaba ndi umuzibuzi wa danje yewe n'ibyo bigo byose ari ibyawe
kuko numva usigaye uri umuntu w'umugabo kabisa. Komereza aha ahubwo, nta mpamvu yo kuba ikigwari kandi uturuka mu muryango wifite. ariko nyine mani ku masomo nsigaye ndaburiza bikaze. Gute se? hari ubwo mwarimu nyine yinjira ndihoro cyangwa nasohotse nagiye gushakaho n'itsimba ngo mfate kuri boro nyine ubwo urumva ibyo avuze sinashona, ahubwo nyine viye noneho sinzamukira wallahi. ndumva nta cyizere cyo gutsinda ikizamini cya leta mfite kabisa. Apo burya nturakura wambeshyaga, ibyo gutsindwa se ko nabitinya nkanjye uvuka mu batindi, wowe ko bafite ubushobozi bwo kukwishyurira ikigo cyose washaka, cyangwa niyo utakomeza kwiga ntabwo wabura imibereho, uguhangayikishijwe n'ikiko. ariko uzi ko ari byo mani, nta mpamvu yo guhora kuri sitesi. nzajya nkora ibyo nshoboye, ubwo ikizaba nzacyakira nta kundi. ubundi si wazashaka uko ncamora mera amahombi menshi nkicira isheri. ariko urazi ntungutse inama itari agakecuru. nibanza naho byinshi nzabibeta nigendere abantu ntawe life itaba. ni nk'uko kabisa, ntukemere ko bagukinagaza uri umuntu w'umugabo, ubu nawe wakwibeshaho. reka ahubwo renge mu kazi, turi kumwe turaza kuvugana, sibyo? sawa wanjye. mama wisizeho amavuta ko numva ari guhumura nabi. ejya hirya rwose umwuka wawe uranyishe. ugize uti iki muko ko ntigeze mpindura amavuta se mbere hose ko ataguhumuriraga nabi, ubu noneho ufashwe n'ibiki? imyitwarire usigaranye iri kunshisha dina. icyo kirutse uramukanye se cyo. simbizi mama, reka nyine kwiryamira ndumva mfite isereri. garuka hano vuba se, ngo ufite isereri? urarwaye se? ubundi se uraryama utariye kandi ubona byatunganye? reka nta gitoki nshaka. kuko mana komera ukora akundaga igitoki se, ni mpamvu utagishaka? ariko ubwo ntutwite muko, ubwo ntutwite? simbizi mama, ndumva nyine nazi ukomeza. ariko akanakumiro rwose. ubu koko wabuze iki hano cyatumye wishora mu ngeso mbi koko ukiri umwana? urabona utansebeje? ariko windenganya mama, njye nakurikije inama nyiramana yangiriye. ngo nyiramana? uravuga ko agakobwa k'akagoryi kabaga ahangaha se? niko si ngo yakugiriye inama ki? ubundi se wamugishaga inama njye sinari mpari? ko nakwegeraga nshaka kugira icyo nkubaze se ukanyirukana ngo wikwirebera filime singusakurize, ubundi ukambwira ngo urananiwe, nari kubigenza gute? none yakubwiye ko wabigenza gute? nyine nabonaga umubiri wanjye uri guhinduka, nkabona nazi ibiri kumbaho, bintera ubwoba. namubajije ibyo ari byo rero, ambwira ko ari uburwayi, ko umuntu abukiriye abonanye n'umugabo cyangwa umusore. muranyumvira iyo njiji ngo uranshikira umwana di? none kamaze kubona kakuroshye mu ngenga gahita kansezera igitaraganya ko gatsindwa. mbega umukobwa w'umugome we, arabeshya ariko agenge. ariko nyine ubanza atarambeshye cyane, nturese ko bitongeye kumbaho. ubwo urumva cece kanza mu maso wagashwiwe sike. ubu kuko ibi bintu ndagyifatamo nte koko? unkorera isoni gusa nta kindi. ni wowe wabiteye mama, iyo mu mwanya nkakubaza ukampa ibisobanuro bikwiye, simba naraguye mu mutego nk'uyu. ni wowe nyirabayazana y'ibyambayeho byose, uri umubyeyi mubi, ndakwanga. byahenda wagashwiwe. karame, amakuru iki se sha mwana y'iyo mu mujyi? ni meza. ariko ndingiza nkana pe, biragaragara rwose ko ari meza. amezi abiri ashize mpavuye ndabona warabyibushye. yewe reka ibyo kwa nyirabihoye noneho byaradogereye. nabonye na wa mukobwa wasigaye yirirwa aciragura, ubundi ikimuhumure cyose agahita aruka, mbese ntiwareba. ibyo byo nari mbizi. gute se? ubwo twaherukaga kuganira nkiriyo narabiketse ko yaba yarasamye, nicyo cyatumye mpita nsezera kugira ngo mabuja atazamvumbura nyine. sha ejo bundi numvise dinabwira nyina ukuntu ngo wamushutse, numva ndumiwe. wese mabuja mupfiki, uzi ko utoroshye we? umva sha, umwanzi wawe niwo mwanzi wanjye. nyuma rero kumenya uburyo yaguhemukiye, sinari kwicara gusa, nakumvaga gushaka uburyo nagufasha kumwihumuraho. birumvikana. ubwo rero nabonye uwo mukobwa waje kungisha inama, mbona ko ari amahirwe anyizaniye kandi ko ntagomba kuyapfusha ubusa. none rero nakoze iyo bwabaga, none ndumva umuti warakoze kabisa rwose, uri umuntu w'umugabo. ariko disi ndumva mfite amatsiko yo kumubona yamangiriwe, nawe yabuze uko yifata na ya myiryo ye. ubu se yihenuraga kuri marume atazi ko nyina wundi abyara umuhungu. ayinya mureke nawe azabona di, nakunda akeka yaratangiye gusogongera ku ngaruka z'ubuhemu bwe. ibyo ahubwo nanjye reka ngire nshaka ko navayo batarantahura. ubu siri mu duki hano? ntubizi se ko ntarinjiji? ntabwo nicaye ubusa, ubu natangiye kwiga imyuga nk'uko twabisezeranye.
ahubwo nawe ya nzu yawe nabonye yaruzuye we. ahubwo se Karangwa ari hehe ko namuguye ko nza tukajyana hirya ahangaha ko ejo nzahita nsubira mu kazi. Ntarikura ariko mu kanya yahoze aha ushobora gusanga yerekeje uw'amahoro kuko niwe bari kumwe aho mu nzu. ariko uriya nawe ibye n'uw'amahoro ntibizoroha rwose. yewe ngo nuko yanga kugutanga da naho ubundi rwose baravanye ikibazo mu nzira. ahubwo nyine ntawe ureba uko wakwigenza ureke gukomeza gutambamira muri umuna wawe. yewe byari byo nyine ariko reka mbanze ndangize ibyo natangiye. sinatekana ngo ntimaze ntarabona nyirabihehuri yarira yo kwarika nk'ayo yandijije sha. ibyo nimbigeraho nanjye nibwo nzitekerezaho. ubu nishimuje nagushakaga cyane. ahubwo nari ndi hafi kuza kukureba. nta mahoro se? yewe amahoro yo ntayo rwose. ubu ko ndeba uko nashobewe. reka nicare maze umbwire. banza ukinga urwo rugi hatagira undi utwumva. ariko rero nubwo mbona usa n'uhangayitse nanjye hari impamvu itumye nza kukureba kandi ikomeye. nari nkuzaniye twa dufaranga twe twasigaye kandi rwose warakoze cyane. ariko nyine ntagira ngo nanakubwire witonde rwose witondere aho utuye bashobora kuba bagufitiye ishyari cyane. kuki uvuze gutyo? yewe amagambo baba bavuga arabigaragaza ko batakwishimiye pe. reba nk'uriya mugore ngo ni Mukarugwiza we rwose abonye nuko kwikiza ntiyaza uyaza nkurikijwe namwumvise. ariko se nko ibyo ngibyo uvuga wabikuye hehe? dore ejo bundi nagize rinyankubitana nawe mu nzira nigendera aba arantangiriye. aratangira ngo nzaguhane ngo kuko abona utitwara neza ngo nibita ku rugo rwawe ngo uburere bw'abana wowe buharira abakozi ibintu byinshi n'andi magambo menshi cyane agaragaza ko kwanga. ato niba ari uwo ndamumenyereye kuko nanjye yanteye iwanjye mu rugo akaza kumbwira amahomvu. ati iki? icyakora noneho amenye ibyambayeho sinamukira. isi yaba imbonye pe. ni ibiki byakubayeho se? sha Mukamure umukobwa wanjye aratwite. gatsinzwe n'Imana. ubu nayo uko mbyifatamo. yasha kandi Fabiane nawe rwose abambwira ngo sinita ku burere bw'abana. ubu noneho namenye iby'umukobwa we sinzi icyo mubeshya. Mariya nyiri mu wewe ceceka ishyano ryangwiriye. ibyo noneho byaje bite mu gacwa? umwana w'imyaka 14 ngo aratwite. byihorere Nyiramwiza gira vuba bikiri mu maguru mashya kuko bimenyekanye byaba ari ikibazo gikomeye cyane. none se ubwo urambwira ngo mbigire nde? umva mbese ubupfu bwe ubwo se numva icyo nshaka kuvuga. umva shaka uko yava mu bitaramenyekana. ayiwe uti gukuramo inda Mukamuri none ubwo umwana wanjye nta ngaruka byamugiraho. ingaruka kisi ngaho noneho tegereza Rwanda rwose rubimenye isi kote n'umugabo wawe byumve maze usenye. oya none sinshaka ko bigeraho. hitamo rero igikwiye. yewe ubu rero ubwo ndeba ubusinzi nuko bikorwa nta n'umuganga tuziranye cyane wenda ngo mwiyambaze. mfasha rero n'iki inshuti ziberaho. ndagufasha humura. umwana ejo uzamunzanire nzakwereka uko tuzabigera. niko bayevu ababenzi nabo rero barenga bazadukuramo amafaranga. soma niko soma niko se Fabia ndakumva rwose ni amahoro ko ntarenga uherutse ze. yewe sinkubeshya amahoro yo nayo rwose pe maze iminsi ntwari zijya mu ntara rimwe na rimwe nkararayo. urumva rero ko ntawe wari kumbona. ihangane rwose ndumva warahuritse ariko nta kazi. ndagakora uretse ko ariko nanjye nubwo nkubwira ko naguherutse nanjye nsa n'utabinoda. wabagaheze kandi hari ikibanza tumaze iminsi dukoreraho kiri kure hatahaga nka rimwe mu cyumweru. ndabyumva yewe nawe ntuboneka koko. hanyuma se ndakumva andi makuru. amakuru se dutegereje kumpa igisubizo kuri cya gitekerezo cyanjye nuko ndaheba. kimwe cyo korora inkoko ubona urabivuganaho na madamu wawe. rero bayavuye sinkubeshye
sinzi rwose uko byandenzeho ahari nuko tutanaherukanaga ariko nyine Nyiramwiza yarabyanze da yarabyanze rwose yarashwishwirije burundu ngo ntabwo yakira umwanda w'izo nkoko ngo ntiyajya abona umwanya wo kwirirwa arwana n'imishwi mbese nagerageje no kumubwira ko ubwo afite akazi kenshi njye nzajya nikurikirana iby'aya matungo ayo ngayo nyine twenda gukora ariko aransembera burundu ngo nta mafaranga yaba uranyumvira numva bitoroshye yewe jya urekera gusa nanjye nabonye utanshubije numva ko byanze mpitamo gushaka uburyo nabikora njyenyine burya njye ntabwo njya mpfa kurambika umushinga izi n'ujya uzuyasa ubu rero ndi gushaka uburyo nazubaka akazu gato mu gikari nkazana imishwi mike nkabanza nkagerageza ntabona bigenze neza nkabona kujya nabikora mu buryo bwagutse nibyo ubundi madamu wanjye bari mu rugo hazajya bikurikirana hanyuma se uwawe nibura yisubiyeho koye urasetsa rwose yisubiraho byahebye ukajya nari nzi ko uwo mushinga nukunda nzava mu bushoferi nkawukurikirana nyine kuko inkoko zari kuba ziri mu rugo iwanjye nkabona uko nkurikirana n'abana banjye ariko niyo maherezo nzakavaho urumva nzakavaho rwose bayava ukavaho ubuwande uriya mugore avuga ko aba afite akazi kenshi none njye ugira gake ngiye guhugukira uburere bw'abana banjye njye menye n'ibibera mu rugo rwanjye naho ubundi mbona naba ndi kubara nabi sikubeshye pe abana ntibabura nyina ngo nanjye se ubabyara bambure ubwo numva bazakora bameze bate koko batarigeze urukundo rwa kibyeyi uwo mwanzuro rero kereka ufashe ufite ikindi ukora none nabigenza neza pe none nabikora iki kintu rwose ubundi uburere bw'abana bureba ababyeyi bombi urakizi iyo umwe atabashije kuboneka kubera imirimo myinshi cyangwa akaba akora ataba mu rugo ufite umwanya cyangwa uri kumwe n'abo banagerageza kuziba icyo cyuho kugira ngo abana nyine batumva ko batereranywe ariko se nanone uretse akazi umugore wajya umusabiriza rimwe na rimwe abana bakicwa n'inzara ubwo byo byacamo se bayavu sinkubeshye icyo uvuze nanjye narwanye n'umutima nkibazaho nkiburira igisubizo shaka akazi kegereye ariko nanone ndabona nta kundi bikwiye kumera reka maremo iri cupa ntahe nsanga abana ubu nzatekereza ku byo umbwiye ndeba umwanzuro ugomba gufata injira wiriwe Nyiramwiza hiriwe wodi nkubonye nagushakaga wa mugome we mvare nakugize neze kandi kunyuka inabi kandi nzi ko tudaherukana twari kubonana dutese nyine ko wamaze kumpemukira ugahita uncikaho ntacyo ariko gakigira gukiguye urashyize ungarutse mu maso ese noneho wabaye iki ubwo ntiwabuze uwakunteranyijeho dore ko wumva amabwire kubi oya ntawakunteranijeho mukamuri ntawakunteranijeho noneho si ni iki ubwo kurabona ibyo wankoreye bikwiriye nawe nafataga nk'umuvandimwe wanjye utinya kunyangiriza umwana kuriya koko kugeza n'ubu sindasobanukirwa icyo ushaka kuvuga pe umwana we namugize neza have sigaho kwigiza nkana muko have we nkoherereza umwana ngo umfashe nurangiza wanyohereje umwana ngo mukuremo inda ndabikora uranshinja iki none se ko nari nkubwiye ngo umuvanemo urusoro nigeze nkubwira ko nshaka ko mukuramo nyababyeyi kuki wa mugome we ugize ngo iki Nyiramwiza none se kivuga rwose ntabwo ibyo wakoze wabikoze nabi nyababyeyi y'umwana wanjye irangirika bikomeye nuko mujyanye kwa muganga basanga nta kindi bakora bahitamo kuyimukuramo ubwo nta kuzukura umutezeho ayiwe ihangane n'ukuri ceceka se wa mugome we mubi ubu se kunyihanganisha urumva byasana ibyo wangije ariko urabizi Nyiramwiza ntukomeze kuntuka urabizi sinize kubyaza
nanjye ngo kubyaza nakoze ibyo nshoboye niba harabaye impanuka rero ntukwiye kubimpora sinabishakaga rero shinguka hose nyine kagiye gakora ibyo kazi se ntarako gasa utantuka nyiramwe utantuka rwose urumva byose ni amakosa yawe iyo uza kureba umukobwa wawe neza ntabwo ari gutwara iyo nda n'ibyo bibazo byose ntibiba byarabaye umva mbese ngo karanyishima hejuru nyuma yo kumemukira sha ntacyo nawe sinzaburaho ngo ufatire umfate se unkoresha iki cyangwa ubundi wowe uriya wawe azatinda kwitwara kutaba wamuhaye ibigezweho nk'iby'abandi bana b'urungano rwe se hazabura ababimuha bakamurabura wumvikane utantegera umwana iminsi wowe se kutunze ibya mirenge wowe yayitwaye yabuze iki yabuze ikira ahubwo yari yaranatinze kuyitwara kutamwita hose ngo bamuguriye dukina na filime da sohokera mu biro mukamuri sohokera mu biro genda urampemukiye ariko nawe ntuzabura undi uguhemukira wumva di wibuke ko ntawe usekana umukobwa ahetse umukobwa ntago nshaka kwihisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari ibintu byatanje ikinyarwanda cyanjye yesi umuhanzi twungutse ndabona ku muziki rero utoroshye pe ndeka shumi mba ngira ngo ndebe ko nakwibagirwa imikasire y'isi y'ingometo ariko ntugatere imana agahinda wa mwana we ubugome bw'iyisi ubusite kandi ukiri mutoya ukaba utarahemukirwa ndetse n'imana ikaba yaraguhaye kuvukira mu rugo rwifite nk'urw'iwanyu wabuze iki koko wapi mani ntaraburije gusa ubwo mubonye wenda uramfasha tu ngo meze bite se mani hari inkangu yanyiziritseho yantesheje umutwe mbese ubu sinzi ukuntu ndi buyiyobe mani ese ni ibyo bapu hako nta kabazo toto ujye umuca amazi mani azagera aho ubone ko utamwitayeho arekera kukwihambiraho urumva ntabwo byoroshye nk'uko ubitekereza niga waraye ngenda asumbirijwe none se ngo bikomeye bite mani mbwira neza numva ariko se mani ubwo we ntushona kweri nyine n'akana najyaga mbeshya ko nkakunda nyine twajyaga tuganira ukuntu kwaje none karambwiye ngo nagateye inda ubu rero byancanze ubu wateye inda kurangaho mwana uri umuntu nk'umugabo ntureba se ahubwo ariko se mani karya ibijumba hava ariko sinkarire ngo nawe ndirimbire nega ubu urabona isi itambonye mani ntugatinye ubusa ariko ikemeza ko sindariya we ni ikihe uwo mukobwa uzamukuzeho azajya gushaka uwayimuteye hoya mani sinamwihakana kuko ninjye wa mbere niba atari nanjye njyenyine umunsi umva mani uri muto nturakora wenda ngo uzamugira umugore urumva nta n'akazi ufite ngo uzajya umuhindeze ya buri kwezi urumva inama nakugira rero ni ebyiri ugomba guhitamo imwe ikunogeye iya mbere uzamwihakane yirwarize urumva iya kabiri uzashaka amafaranga umuhaye ujye kuyikuramo ubwo kuyikuramo ntibyansaba menshi mani ntayakoreye koko ibifaranga byose bamwe biba biri mu kabati k'igitanda cy'iwanyu se urumva babura amafaranga gute uzatereho make ntawe uzabimenya nkunda ko ikibazo cyose uba ugifitiye igisubizo shamani urarenze mani reka ngufata nka murumuna wanjye niyo mpamvu ngomba kukwitaho nkakugira inama nyinshi nyiramwe inzira igera hano yeretswe nande di nsanzwe nyiza ariko ahubwo nyine ni uko tambuka wicare murakoze ntakubeshya urantunguye rwose ni amahoro se ko utari usanzwe unsura nanjye kuva wambwira ko utankeneye mu rugo rwawe nahisemo guhina akarenge da yewe ni ukumbabarira ni ukuri kutabasura si urwango ahubwo ni ukubura akanya kubera akazi naho cyagiye ni uko nari niriwe nabi nyine abakozi bari bantesheje umutwe wasanze ntameze neza cyane ese none se ibibazo byo mu kazi ubizana mu rugo gute ndabyumva ubwo n'abana na se uwo munsi nta n'uwo wabwiye mwiriwe abakozi bo ubwo warabakasuye amaraho oya da burya nyuma nagiye ntekereza kuza kugusaba imbabazi ariko nkumva utari buzime gusa umutima wakomeza kunyereka ko ndi mu makosa niko kwiyemeza rero kuza umbabarire rwose mugenzi wanjye sinakwitwayeho neza kandi wari uje unsanguzanywe n'ineza ariko niki cyakubayeho cyatumye uca bugufi gutyo nyiramwe njye n'ubu sindabyiyumvisha rwose wowe nyiramwiza nzi gusaba imbabazi nyine mu by'ukuri nakurebye mbese nyine
kuvuga urya indimi se bigenze bite? uyu mubyeyi w'abandi namenya afashwe n'ibiki mwuka byaramo. nyine ndabizi mu minsi ishize nakwitwayeho nabi nkubwira nabi ndetse rwose nkwirukana iwanjye kandi nyamara ibyo wambwiraga naje gusanga byari ukuri n'impungenge zawe zari zifite ishingiro. ubwo ntihabuze n'undi uri kubwira ko atari njyenyine wabibonaga se. Imana ishimwe niba waragenzuye nawe ukibonera ko ntakubeshyaga. yewe nabonye n'ibirenze ibyo wambwiraga ndicuza impamvu ntaguteze amatwi cyagiye wenda mba narakumiriye amahano ataraba none ubu amazi yamaze kurenga inkombe nyabo. nikoze ibyo ni ibiki noneho ko numva nk'uyu mutima utamahano yaraguye amazi yarenze inkombe byagenze bite? yewe nakumira rwose byambayeho ntibikabe kuba nkunda. ariko se ni ibiki kutambwira? banza umbwire niba wambabariye. nakubabariye nyiramwe nta kibazo rwose. ngaho mbwira ikikugenza kuko imbabazi zo ndabibona ko ari urwitwazo. nyine hari ubufasha buto nashakaga kugusaba. ubufasha? gusa niba ubufasha cyo nkeneye hora. ngaho mbwira numve niba nabishobora. nta kigoye kirimo rwose. nyine hari ikibazo cyavutse iwanjye none umukobwa wanjye Dina yarandakariye cyane ubu ntashobora no kumvugisha. none rwose umfasha urebe uko wamwurura mbese ukamwumvisha ko nta mutima mubi mufitiye ko ibyabaye byose byari impanuka. mfasha rwose umwana wanjye angarurira agatima ndabizi wowe warakumva kuko aragukunda cyane. ndakeka hari kubanza ukansobanurira uko ikibazo giteye nyine nkazabona aho mpera nganiriza Dina. ndabikubwira ntacyo nguhisha gusa nyine umbabarire kuko nakoze amafuta akomeye ariko nanjye ntiyari iki. ese ko ndeba utanywa sharura uwo rwose uyimare bakongera indi. ariko rwose n'ubu sinumva impamvu y'ibi. ngiye rurangwa kwicarana na bose mu kabari tugasangira inzoga. kandi urumva ari igitangaza se? ni igitangaza pe. oya sha reka iyo umenya ko ndi umukoresha mwiza ariko uri bose nta kibazo rwose unywe urumva. use murabifata gute koko? umaze rega igihe kinini iwanjye kandi ukora akazi neza. ubu rero sinkigufata nk'umukozi. nibyo se? ahubwo buri uri nk'umuhungu wanjye. nibyo? urumva niyo mpamvu ngomba kukugurira rero ukanywa rwose wisanzure rwose nta kibazo. mukanyerega barazana n'akaburushete dusangire. nibyo? ntunyishishe rwose. yewe ntibisanzwe rwose ndumva nsa nk'uri mu nzozi. mva rero shareka nkubwire urumva shaka do. ndakumva bose. njye buriya nkunda umugabo ntacyo amaye. nawe rwose burya ndakwemera. buriya se uranyemera bose? umukozi mwiza buriya mbona witwara nk'umuntu w'umugabo. nibyo se? uri nka kiriya kigoryi cyanjye ngo ni Chris. kwiga byarakinaniye nicyo gifunga ishuri kandi kitaba cyaburaye cyangwa ngo kibwirirwe nta n'icyo kiba cyabuze mu rugo wese nubizi. ntumuvuge nabi buriya rwose ni mu muganiza azisubiraho ajya yiga neza bitsinde. ese bundi shaka kutanywa sha inywa ndega bakuzane. ndagira ngo zidashira vuba. oyanywa abahombya bose. mfite amafaranga ngewe rwose nta kibazo. reka nongere nkamwe noneho banyongere. naho rero buriya kuri buriya muhungu wanjye ubona atitwara nk'ikirara wowe iyo umwitegereje. singanira nawe kenshi ariko hari amagambo avuga nkagira ngo yasaze cyangwa yasinze. oya patoro rwose ntabwo Chris yasinda kuko njye sindamubona nk'inzoga rwose. ahubwo ni nk'ibyo wumva n'abana bigana cyangwa bagendana nawe akaba yabivuga. reka rero noneho we ndabona kunywa byakunaniye. ariko ndanywa bose. reka n'inywere nishirira inyota. bose murabona nanywa koko? oya ahubwo ndabona kanashizemo enda zana izindi nzoga hano sha. zana rwose tuzanire. niko rura nanjye ngashizemo ntibanyongere oya nywa ushira inyota ntugire ikibazo. njye nakubwiye ngo Fabiyani amafaranga iwanjye si ikibuze wowe nywa rero ushira inyota. gutumira rwose ushira inyota. ariko patoro uziko Chris ari Babylone koko? ni idage pe. umuginga aratenyuka akakubwira ibigambo byose abanye
hakuze ko ntazongera kumuzanira agatabi ko ku mugongo we ngo namani ubwo ariko gatuma atayanjwe nanyweye nasize rwose ibibazo ntitubihuje njyewe rurangwa ariko ntabwo mwandenganye inywa ariko wowe ushira inyota ndanywa bose girwa rukinga rubumboge sendonywa yewe sinywa n'itaba ahubwo nyine barantuma nanjye nkabatumikira jibo kumbe sarari ndi makeya navanze bye narikeje mfite umujinya nanyweye reka nkubwire sharura none se reka nkubaze ndakumva ubwo iyo bagutumye uhahiraye ese ubundi amafaranga kirisa yakuraye nyibwirira rata nanyweye nasinze oya baguhe n'izindi wowe wimwe ntumenesha amabanga musaza se kandi ntabwo ari ukumenesha amabanga icyakora unguriye iyi nzoga nakubwira ariko umbabarire ntuzamubwira ko nabikubwiye musaza uhe rero umfasha wazatuma atongera kumpyetesha wowe ntugire ikibazo inzoga zirahari ndakugurira rwose unywa ushira inyota ahubwo reka noneho baguhindurire bakuzanire akandi karikeri se ako ngako unywa ukaritse niba biguhe rwose nta kibazo uyu munsi ndashaka kunezerwa urumva bose ibibazo ntitubihuje nta kibazo warahura akazi musaza keza ugira ngo ndorohe erega uri umukire buriya mu kabati k'igitanda cyawe haba harimo urufito rwose rutobotse niyo mpamvu Chris afataho ntimushane banyongoje ngo ntinywe kamwe kandi nzi ko rimwe ryishe umugabo ikibi cyabo ntibanywa rimwe bafatiyeho nanjye ndi umuhanzi bose uzangurire gitari ese nuko byifashe noneho umva sha tuza ariko ndakumva musaza ugera wowe usomeho ucurure rwose bazane n'izindi fagitire se kari iyanjye fagitire ni iyanjye rwose nanyweye nasinze nta makuru se ni meza mare none se kutari uherutse gusura marene wawe none se ko nari ndi mu bizami nabaga ku ishuri nkiyuhagira ngahita njya mu nzu gusubiramo amasomo yewe no muri wikendi papa ntiyemeraga ko njya hano hanze kamontana azanye igihembwe gishize ntiyamushimishije iki gihembwe ashaka ko nzaza muri 5 ba mbere wumva se maze niwe usigaye umfasha gusubiramo amasomo nawe ararira akaryama nka 5 z'ijoro yewe ndumva yaragufatiye ibyemezo bikaze rwose urabivuga se urabizi ubu sinyireba filime ntiyatuma hagira n'icyo bantuma wenda kuri botike kugira ngo nyine uzatsinde ngo nashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyandangaza ni ukwiga naguhumeka ubu kuba mbashije gutarabuka nuko ibizamini byarangiye ariko Fabienne ni umubyeyi mwiza rwose ni ngombwa gukurikirana umwana akamurinda kurangara n'ubundi papa twitaho si nka mama wubona ibyacu bitamufasheho ataha yigira muri filime niyo atagiye ku kazi niyirirwa mu rugo aba yagiye he aba yagiye kwisukisha ubundi yagiye gusura abagore b'inshuti ze iziko kuva tukiri bato nigeze mbona mu maduca inzara cyangwa twaze mu matwi byose twabikorerwaga n'umukozi wo mu rugo niwe wamenyaga ko imyenda yacu imeshe cyangwa iteye ipasi akadutera n'ibipesi ku mashati igihe byacitseho mama wagira ngo ntituri abana be rwose oya ntukavuge gutyo Dina mama wanyu nawe arabakunda nuko aba yagiye ku kazi agataha ananiwe kandi abazi ko umukozi wanyu yabakoreye iby'ingenzi byose ubu ndetse mumaze no kuba bakuri byinshi muzajya mubyikorera wowe buri gihe uvugira mama kandi urabizi neza ko ari umunyamafuti buriya cyagene narasinye ko nazongera no kumuvugisha ndetse nashaka no kumuteza papa nubwo papa atagira amahane ariko iyo mubwira uko byagenze yari kumukubita cyangwa kumwirukana bikarangira ariko nawe ubika inzika n'ubu uracyatekereza kuri ibyo byarangiye sinakubwiye ko mama watakwanga kandi kumuteje papa wagatuma bashwana nawe byakugiraho ingaruka ko ari wambeshye se ko wamubabariye kuki ukivuga ngo ntakwitaho naramubabariye yego ariko n'undi muntu atarahindutse pe kuki bigarukaho se nta mwanya duhange na Chris natuganiriza ntacyo twamubaza ku byo tuba tudasobanukiwe ngo akitubwire njye nayobewe rwose uko ateye
ariko rero na papa mbona nta mwanya muhada. ntukajya uvuga ibyo utazi Dina. ubwo uvuga gute ko mama wawe adaha papa wawe umwanya? ntuzongere kubivuga hatazagira n'undi ukumva. urumva Dina? nyamara ibyo mvuga ndabizi, sindabona na rimwe yamutekeye cyangwa nibura ngo amuterere ipasi. byose bikorwa n'umukozi w'umuhungu. iyo nta mukozi dufite, mama ashaka umuntu ahemba ku munsi, akaza akamesa, agakoropa, agatera n'ipasi. none se Dina ntaba yamwishyuye nyine? uzi ko n'amazi yo gukaraba atajya yamushyuhiriza? umukozi niwe uyashyushya akanajyana mu rwiyuhagiriro. niba ari ubunebwe, niba ari ugukira simbizi. mami iyo atari muri filime aba ari kuri cati. njye narumiwe pe. ariko uritegereza wa mukobwa we. ubwo ibyo byose wafashe igihe kingana iki cyo kubireba? gusa nyine ntukabitindeho, sibyo Dina? umuntu wese agira uko abaho. niba ubona ko mama wateye atari byiza, wowe ntuzamwigane, sibyo mwana we? yewe aho kuba umugore umeze nka mama nakubera umubikira. uko njye ntibanyemera gukorana n'ababyeyi nyigira, nakomeza nkibera umukobwa bikagira inzira. oshe nawe ntukavuge nabi. none se ndabeshya? kubyara abana zose byo bimaze iki? uzi ko njye nifuza n'iminota 10 yo kwicarana mama ngo tuganire nkayibura. 10? yewe ahubwo njye nzajya nza twiganirire. wenda ubwo wowe nta kazi kenshi ugira nka mama, nzajya nzunega amatwi unamfashe gusobanukirwa ibyo mba nasobanukiwe. uzajya uza rwose. nyagasani umbabarire. ese papa Kiri, uyu munsi nujya ku kazi ko watinze kubyuka? nishaka sinkajyaho. ubundi se si ukuvunikira ubusa? uvunikira ubusa se kuko habaye iki? byo kujya ku kazi uvana ubonebwa aho ngaho. nubwo ushoferi bwinjiza make, ariko ntacyo nawe wayazana. kandi narabivuze ko inzoga ugunda zizagukoraho. waraye wanyoye wasinze, none no kweguka byakunaniye. nyise umusinzi. none ko ndeba utangiye gushaka gusiba akazi se, umunsi bakakwirukanyeho uzajya unywera yo ukuye hehe? uramenye utazantegera izo ntoki zawe. nta mafaranga yo kunywera nzajya nguha. maze agasuzuguro ugira niko kagukururira ibibazo iteka. iri rirundeke. njye se mfite ibihe bibazo kuvuza uko wikura mu isoni. hanyuma se we ntujya ku kazi? nako wowe uri ikizigenza amaye, unasibye ntawagukurikirana. njye sinjya nica akazi nkana ariko. impamvu uyu munsi ntari bukajyeho nuko nta muntu mfite wo gusigara ku rugo. Rurangwa yazindutse yigendera. Rurangwa yazindutse yigendera. ese kuki abakozi bari bose bagenda bagutunguye? Nyiramana nawe si uko yagiye? nyine baba bahaza ifiriti n'inyama. none se wabuze umwana utabyaye kugenda yabishatse? ariko ubwo buvuze icyo wabanje gutekereza. nako ubwo nta ruswa baguhaye nta kibazo kugenda ko kwagutera, kuko nta ngaro nabayiguhaye bose ntimwarambanye. ngo ruswa? ibya ruswa bizanye ute papa Kiri? ko wikanze. ni bande se bampaye ruswa ntiturambane? ubundi se ngewe ukunzi ndya ruswa? niko nkubaze amafaranga muzehe Nkuranga yaguhaye mu myaka 13 ishize se ntiyari ruswa? ngo ndi ibyo uvuga ni ibiki papa Kiri? ntago wumvishe si byo nkubwiye? sigaho kujijisha se byose nabimenye. urumva ubu se wiyibagije ko buri mubyeyi yagombaga kuguha 30,000 kugira ngo umwana we ajye ku rutonde rw'abishyurirwa amafaranga y'ishuri n'umushinga? ndacyakubaza, wiyibagije se ko hari n'abayaguhaye ntubakorere ibyo mwavuganye? ko ndeba utunguye se uri kwibaza uko namenye ibyo byose? byose ni ibiki noneho koko? ariko se ubwo uba wabikuye koko? nakumenyeshaga ko nta cyakoreye munsi y'ijuru gihora gihishwe. urumva ngo nuhendeye nyina mu nyenga, byatinda byatebuka amaherezo kiramenyekana. rwose papa Kiri, rwose mbabarira, ni ukuri ndakwinginze mbabarira. utangiye kujya rero muri mbabarira. imbabazi uzisaba abana b'abandi bavukisha amahirwe yo kwiga kandi ukarya no twakabatunze. uranyumva? imbabazi uzisaba abana bawe bagezweho n'ingaruka z'ubuhemu bwabo. ushatse kuvuga iki se ubwo? ushatse kuvuga iki? ntega amatwi. Rurangwa ni umuhungu wa Nkuranga. yabawe urabyumva? ndetse namenye ko Nyiramana nawe avukana na Rurangwa mu miryango. bose baje gukora muri uru rugo rero bagambiriye kwihorera. ntibishoboka. yewe burase koko Rurangwa na Nyiramana twabakoreshaga bavukana tutabizi? ntabyo wamenye nyine ko nta n'agasanira na gato se bafitanye. n'agasanira. Rurangwa yari muremure akanabigikara, naho Nyiramana yari inzo bakaba na mugufi. indi byara mweru na Muhima nyine ntubizi? ubu se Dina na Chris ubona basa? nuko Chris asa nawe, Dina agasa nanjye. nuko rero n'abariya ntibasaga.
ariko se nyiramwe waterwaga n'iki guhemukira abana b'abandi koko? ubu abana banjye ntibari kwishyura ubugome bwawe? ibyo nakoze byo nabiterwaga n'inyota y'amafaranga nyine. warayishize rero. numvaga nshaka gukoresha umwanya nari ndimo kugira ngo nkire vuba. abana bacu se ngo bari kwishyura ibiki? babaye iki? itonde se di nabimenye byose. niko ubu se dina ntiyashutswe na nyiramana? rurangwa se ntiyahinduye kirisi umunywa-tabi w'umusinzi? nkubwira ngo wite ku burere bw'abana bawe ukigira ntibindebe ukigira ingana. ngo kirisi umunywa-tabi wibeshyera umwana wanjye rwose ntatabanywa. nta na rimwe ndumva ari munukaho rwose umubeshyera. maze aho ubera umupfapfa byose ubihakana utazi n'ibyo uvuga. nyiramana se yagiye atari uko abonye dina atwite yanga ko umenya ko ari we wamushutse. ubu se nkubwira uburyo umwana yakwanze ukajya kwinginga umuturanyi ngo aza mugusabira imbabazi byose ubimesha nkaho ntari se. hasoni kurivugisha. mbabarira papa Claire. abarira se nk'abarira. numvaga byandenze nkabura aho mpera mbikubwira. ko se abo banyagwa kuki bahemukiye abana banjye koko? atari wowe. ko batari bazi iyo biva n'iyo bijya. ntibifite inkomoko kuri wowe se. ahubwo se ni gute bari bakibitse inzika nyuma y'imyaka 13 yose koko? mana we. umva ndakubwiye ngo wikwibaza ubusa ingaruka z'icyaha zigera no kuba gukomokaho nyine. niyo mpamvu umuntu aba akwiye kwirinda guhemuka. uranyumva? ikindi ukwiye kumenya igihe mugikurwaho no gusaba imbabazi byaba ngombwa ukariha ibyangijwe n'ubuhemu bwawe. naho ubundi niyo hashira imyaka myinshi nta wakwibagirwa ko yahemukiwe kuko inzigo ntisaza. ndabye